nakire SPT Diruyenzi reka duhe ikaze muri studio za Radio Rwanda murakoze. Birumvikana aho wanyuze naho nanyuze ni mu muhanda wenda mwaduha inshamake gato cyane byifashe gute munaganisha ku cyumweru dusoje. Yego ndasuhuza n'abadukurikiye. Navuga ko muri rusange ari muri iki gitondo twari amahoro. Kugeza ubu nta nkuru y'impanuka cyane cyane zihitana ubuzima bw'abantu cyangwa za zindi zikomeye cyane ziba zakomerekeyemo abantu. Kugeza ubu ni amahoro ntayo turumva. Turizera yuko n'icyumweru tukirangiza tukagera no kwa gatanu utaha uko bimeze. Navuga ko n'icyumweru turangije muri rusange abakoresha umuhanda bitwaye neza. Okay, ni biza habaye n'impanuka nkeya ariko zishobora kwirindwa kandi nanone kuba ari nke bigaragara ko abadukurikiye hari icyo bafata mu byo tuvuga kuko ikigaragara zisa nk'izagabanutse. Ngereranije mu cyumweru cyashize bari 10 abitabye Imana. Yego abitabye Imana burya bari 12 ku mpanuka 10. Uyu munsi rero navuga ko icyumweru gishize zari 7 zaguyemo abantu 8 birasa nk'ibiri kugabanuka. Ariko birashoboka nuko twagera kuri 0 cyane rwose. Niyo ntego dutangira umwaka twavuze ngo mu kwa 12 tuzahagera ariho tugeze. Tuvuga ngo nta numwe ndetse kugeraho rwose bishoboka kuko byose ni imigendere yacu ni imyitwarire yacu abakoresha umuhanda twese niyo ishobora kuhatugeza kandi turabishoboye. Okay, ni byiza cyane ubwo mutubwiye ko mu cyumweru gishize byagenze murumva ko abantu bigizemo uruhare nahoze mbivuga nti buriya nta muntu wumva ko umuhanda ari we wenyine n'umunyamaguru ugenda n'amaguru yumva ko agomba kubahana n'uwo bahura w'amaguru w'ikinyabiziga kugira ngo umutekano ugende neza. Reka rero tugere muri iki cyumweru amakuru muzaniye abateze amatwi Radio Rwanda nayahe icyo mwifuza bakwitaho. Yego navuga ko iteka dukunze kugendera ku cyateye izo mpanuka ziba zabaye mu gihe turangije. Nanone navuga ko inyinshi zatewe n'umuvuduko ukabije niho tugarukaho. Mbwira abadukurikiye ko umuvuduko nyine ni umuntu utera. Niwe ugira igipimo avuga ati iki gipimo nicyo ngiye kugenderaho. Rero bivuze yuko tubishatse twese cyane cyane abatwara ibinyabiziga bavuze bati umuvuduko turawugabanije. Nibyo koko icyapa kikwemerera kugendera kuri uyu muvuduko wa 60 40 ubishatse wajya munsi ariko ukavuga uti ngereye amahoro nabo turi kumwe mu muhanda turi gufatanya gukoresha uyu muhanda bagereye amahoro. Niwe rero waje kwisonga ariko nkongera nkavuga ngo n'izindi mpanuka twagiye tubona ari izikomeye n'izoroheje byabonetse ko abantu benshi babaga banyoye ibisindisha. Rero uyu munsi turabigarukaho tutaretse na bya byiciro twari twatangiye kubwira abatwara moto n'abatwara amagare kuko nubundi icyiciro cy'abatwara amagare nicyo cyaje kwisonga mu bahitanwe na zira mpanuka nari mvuze 7. Ariko nyine nabo ubona ko batangiye gusa nk'abajya ku murongo nk'ababyumva nkasaba yuko bakomeza. Ntabwo ari nanjye nyine n'ubuyobozi bwa Rwanda National Police polisi y'igihugu tukaba dusaba rwose abakoresha amagare abakoresha moto yuko bakomeza gushyiramo imbaraga bakubahiriza amategeko y'umuhanda. N'abatwara imodoka ariko nabo barabyumva ko bibareba kuko muri izo mpanuka 7 imodoka zigera navuga nka 75% naho ni imodoka mu byiciro byazo bitandukanye harimo amakamyo n'imodoka ntoya. Rero buri wese yabigize ibye akavuga ati umuvuduko ndagendera ko numva uringaniye singo kurenga uteganyijwe byo n'amakosa ariko noneho kubujya munsi nta kosa ririmo mu gihe cyose utari bubangamire urujya n'uruza rw'abakuri imbere cyangwa inyuma cyane cyane ugamije ko bigenda neza. Imbaraga nyinshi rero turazishyira aho ngaho mu kwirinda kunywa ibisindisha kandi uzi kuri butwara ibinyabiziga. Abo twagiye duhura muri no minsi bazaga hari aho dukora nyine baje kureba ibikurikira bagata ariko ntabwo nari nasinze rwose ntabwo nzi ukuntu byagenze macupa 2 yonyine nari nanyoye. Kababwira nti twebwe ntabwo tureba imisindire yo kudandabirana ahubwo iriya mashini niyo ikugaragaza yuko alukoro wanyoye itakwemereraga gutwara ikinyabiziga. Ariyo mpamvu je mpora mbwira abadukurikiye ngo waba uri n'umunyamaguru nubwo bo tutabapima cyangwa niyo twabapima nta bihano baba bari buze kubona bijyanye n'amakosa ndayakoze. Birumvikana mu gihe kumbwira muti mu muhanda hari ibyapa bihari ariko hari naho biba wenda nk'umuntu aba yaranga ashobora no kureba imbere mu modoka ye muri tabura akibwiriza cyangwa se kuri moto ye ku kinyabiziga runaka. Twahera cyane cyane ku byanditse
kuko nibyo noneho itegeko reba ribuze uwarirenzeho kumuhana. Ariko hano mu mujyi wa Kigali mu by'ukuri kurenza 60 bawakabije. Urebye uko imihanda yacu iteye, uko ibinyabiziga bingana ni byinshi, 60 niyo. Hanyuma iyo ikiza no kugenda ukurikiza ibyapa hose birahari, naho bitari ubu ngubu birimo birashyirwamo, umuntu akajya yitwararika. Niyo mpamvu mvuga ngo iyo utwaye ikinyabiziga, iyo utwaye imodoka, ukaba utwaye moto iyo ari yo yose, n'imodoka iyo ari yo yose, ni ngombwa ko ubwenge bwawe bujya mu muhanda. Ukibuka yuko ugeze mu rusisiro, iyo ugeze mu rusisiro hari icyapa, nanone utarebye ku byapa ntago nzi ko wanagera aho ujya amahoro, kuko hari bikubuza kwihuta, kuko imbere hari inyamaswa zihari, hari bikubuza kwihuta kuko imbere hari ishuri, hari bikubuza kwihuta kuko imbere hari icyo bimwe twita dodani, hari ibintu byagiye bihapfira, amamodoka, amamoto, n'ibindi biba birimo utafiteho ubumenyi. Ari byo nkunda no kubwira abantu ngo ntukizere ngo ahangaha hanyuze mu minota 10 ngo hari hameze neza. Niyo mpamvu ubwenge bwawe ugomba guhora ubushyize aho ugiye, ukaguma ureba, kuko hahandi umaze kunyura hari igihe haba haje ikindi kibazo kiri bukubera imbogamizi yo kugenda neza ngo ugere iyo ujya. Twavuga rero yuko gukurikiza ibyapa biri mu muhanda ariko ugashyiramo ubwenge rero ari byo bya mbere bishobora kuturinda izi mfu zikomoka ku mpanuka zo mu muhanda kandi ziterwa n'imivuduko ikabije. Kuko niba ufite noneho bakwemereye kugenda kuri 80 niba ugiye mu ntara muri highway, nabwo ushobora kumanura, nta kosa riba ririmo. Iyo ugiye munsi ya wa muvuduko wemerewe, nta kosa uba ufite, cyane kuba ushaka kugenda neza kurushaho. Birumvikana byo umuvuduko nicyo kintu cya mbere gitera agisida cyangwa se gitera ibibazo mu muhanda, kuko umuntu yagerageje kugabanya n'icyaza gitunguranye kitagendanye na wa muvuduko wawubahirije ushobora kukirinda. Tugeze kubisindisha, muri iyi minsi usanga abantu batwara imodoka bagenda bambaye udupfukamunwa. Ibi byo mushobora kubireba gute ko umuntu aravuga ati ndifatira kamwe ntacyo? Ubu ntibikemewe ko ushobora kumfukura agapfukamunwa ngo ushyireho kandi gashobora gupima alcohol. Turabikora cyane, turabikora, kuko iriya mashini ipima alcohol test nta hantu ihuriye n'izi ndwara zose zandura, kuko umuntu afata umuheha we ukawifungurira, ubufunze neza, ugashyira muri kara kamashini ukahuhamo, ukipima wowe ku giti cyawe, ukafite wakwipima. Ariko abapolisi barabikora, turabikora, turapima buri gihe, tukabona abantu benshi ari icyo gitangaza, kuko je biranangaza. Igihe cyose tumaze tuvuga ubu butumwa ugasanga abantu rwose baracyabirengaho, ariko si benshi, ntago twavuga ko ari benshi. Ariko nyine kuba hari umuntu ukibitinyuka, no kuvuga ko urugendo n'ururero, ariko narwo tuzageraho buri wese yumva ko niba wanyoye ibisindisha utagomba kujya mu modoka. Kuko wowe uribwira ngo uranywa uducupa 2 ntabwo uzi uburyo ya mashini iri budupime. Kuko amaraso dupima alcohol yageze mu maraso, ntago dupima umubare w'amacupa umuntu yanyoye cyangwa amaritiro. Dupima umubare uburyo alcohol yarushije imbaraga umubiri w'umuntu, dufatira kuri 0.8. ni ukuvuga yuko rero abantu bashobora no gusangira mukanywa n'ibipimo bingana by'inzoga, ariko babapima mugatanga ibipimo bitandukanye kubera umubiri wa buri wese. Rero nabwira abadukurikiye ngo rwose kunywa ibisindisha niyabe icupa rimwe ukajya kuri gutwara ntabwo ari byo, kuko ntuzi ko ibipimo biri butange. Ikindi nabwira abadukurikiye nuko n'ibihano ari birebire, kubera yuko nyine harimo amande muri ibi bihe turi no muri ibi bihe bya corona, imirimo imwe yagiye ihagarara, indi ikacumbagira, indi ikagenda buke. Ntabwo ari byiza ko umuntu ajya no gutanga amande menshi, kuko ubundi amande ibihano byabyo ni 150 biteganwa n'itegeko, n'ibindi bigenda byiyongeraho bitewe n'ikinyabiziga cyawe aho cyavanywe. Nkavuga rero ngo ndetse n'ikinyabiziga kigafungwa, ukabura nuko ugenda. Kandi turi no mu bihe byo gutangira amashuri, umuntu araza hariya ati rwose amashuri yatangiye abana, ariko ni wowe ugomba kumenya ibibazo by'urugo rwawe, ukamenya ko kugira ngo abana bawe bageze ku ishuri hari ibyo ugomba kubahiriza kugira ngo ugumane cya kinyabiziga. Ugomba kwirinda rero gutwara wanyoye, ugomba kubahiriza amategeko yose kugira ngo hatazamo ibihano biza kukuzitira kugera ku bindi. Okay, ni byiza cyane. Ubwo nembaje ku kibazo cy'agapfukamunwa abantu baba bambaye ugasanga birara, ubwo ntabwo twihumuriza no gukoresha ya mashini agapfukamunwa.
abo batwara ku magare nibagende buke, nibagende gahoro, bagende buke, bajye babatwara kare, kuko buri igituma yiruka nuko abona yakererewe. Babatware kare, babagezeyo neza. Ariko cyane cyane aho bikunze kugaragara ko abana bagira ibibazo ni imodoka na moto bikunze kubagonga muri izo nzira bajya ku mashuri. Twabibutsa rwose yuko muri aya masaha buri muntu ajya bitekerezaho, kuko abana hari n'abagenda n'amaguru urugendo rurerure, si ngombwa ngo ugende gake ari kugeze hafi y'ishuri gusa, ahubwo muri ayo masaha umuntu wese yitwararike. Twakwibutsa n'abayoboye ibigo by'amashuri gukomeza gushyira imbaraga mu kugena abantu bafasha abana kwambuka. Muzi ko henshi amashuri aho hari zebra crossing, iriya mirongo ifasha abantu kwambuka. Ariko nanone bisaba ko haba umuntu ukomeza gufasha abana igihe bambukira, kuko baba ari benshi. Nanone hari ubwo usanga ikinyabiziga kibiroshyemo, ugasanga kikaba cyakomeretsa cyangwa na bamwe bakahaburira ubuzima ari benshi. Tugashishikariza rero ba nyir'amashuri ko bakomeza kuhashyira abantu bafasha abana kuhambukira. Ariko numva n'ababyeyi hari icyo basabwa gikomeye cyane, kuko niba umwana umubyeyi yavuze ati genda ujye ku muhanda utega igare ku mwana ukiri muto, ntabwo yamwigishije ngo batega gutya bagira gutya, numva nabo bakwiye kubikangukira cyane rwose. Dusoza ikiganiro cyacu rero, ntabwo nakwirengagiza ikibazo cy'abantu benshi bakibaza buri munsi, ariko nyine muri hangana mu gisubize. Benshi babibaza ngo tuzongera kujya gukora ibizamini ryari bizatangira, reka batasigara bantera amabuye, kuko nabonye bakibajije ari benshi cyane. Yego, ni ukuvuga nibyo abantu benshi nibyo barimo kugenda babaza, ariko nyine ikibazo igihugu cyacu ndetse n'isi yose irimo kirazwi. Iki cyorezo cya corona cyagiye gihagarika ibintu byinshi, uburyo ibizamini bikorwa, ari ibyo kwandika, ari ibyo gukorera ku mamodoka, uburyo bikorwa turacyareba ingamba zashyirwamo kugira ngo bikorwe neza hatabayeho kwanduzanya. Turatekereza rero ko nta gihindutse, kwiyandikisha bishobora kuba mu kwezi gutaha, hanyuma n'ibizamini bigakurikiraho, abantu tukabagezaho ingengabihe y'ibizamini. Ariko biraterwa nanone n'aho tujya uko hameze, kuko ubu ingendo zihuza uturere zirahagaze, kandi abantu biyandikisha bitewe n'aho bumva. Uyu munsi yakwiyandikisha, ikizamini kikagera yimutse, wenda uburyo bwo kugikora bikagorana. Niyo mpamvu tukireba neza uburyo byakorwa, ariko tukinabanza kureba icyerekezo cyaho ibi byemezo bigana, kugira ngo bifashe buri wese. Ngira ngo twe gufasha bamwe ngo hagire undi ucikanwa. Yego, ngira ngo n'abaduteze amatwi barabyumva, kuko kuba byarahagaze si uko polisi itabyitayeho, ahubwo ni uko ibintu bitarajya mu buryo kubera iki cyorezo cya wenda ku bijyanye n'impushya zabo z'agateganyo bakeka ko zizaba zararangiye. Icyo gihe nikigera bazaza tubivugane, buri umwe wese ku kibazo cye kikemuke, nawe abashe gukora ikizamini. Afande, ndabashimiye kandi mugireye amahoro. Murakoze cyane. Ni byiza cyane rero, mu kanya turagaruka noneho tuganira ku byaha bikorerwa kuri interineti. Ntujye kure, turacyari kumwe muri gahunda ya Bwakeye Bute. Kanda subscribe kuri iyi channel ibasha kukwigisha amategeko y'umuhanda, ndetse ikagufasha kumenya amatangazo y'ibijyanye no gukorera permis cyangwa provisoire. Kanda subscribe, tubane, mugire amahoro.